igihe gifite byinshi gisobanuye ku buzima bw'umuntu. Hari igihe cyo gukunda, igihe cyo kwishima, igihe cyo kubaho, ndetse n'igihe cyo gupfa ubusa. Buri kintu hano ku isi gifite igihe cyacyo. Bikaba akarusho ku kiremwamuntu kuko dufite ubushobozi bwo gukoresha igihe mu buryo dushatse. Ariko ikibabaje, abenshi muri twe ntitubyitayeho, ntidushaka kubirebaho. Akenshi twumva bitadufasheho, tugahora twiyumvisha ko nta n'icyo biturebaho. Ntega amatwi nkuganiriza uyu munsi. Ese nkubwiye ko ufite igihe cyose ushaka kuri iyi si? Ese ndamutse nkubwiye ko nta gihe usigaje cyo kubaho? Ese nk'ubu nkubwiye ko uyu munsi ari wo wanyuma usigaranye? Ese nkubwiye wishiduka, urabizi ko ibyo byose bidashoboka. Nta muntu uzigera akubwira igihe usigaje, kuko nta muntu n'umwe uzi iherezo cyangwa umuvuduko w'isaha ku buzima bwawe. Ubuzima ni bugufi, byisanisha ko n'igihe dufite kidahagije. Kubera iki turi kwica ubusa umwanya muto twahawe? Kubera iki twiyumvisha ko igihe gisigaye ari kinini? Reba iruhande rwawe, urabona abantu mungana bari ku rwego rwo hejuru utazi uko bahageze. Subiza amaso inyuma gato, ibuka abantu mwari inshuti, umuryango cyangwa abo mwari muziranye batakiriho uyu munsi. Ngaho ibaze imipango bari bafite kugeraho iyo bakomeza guhumeka. Ireba uyu munsi, iyi saha tuvugana, ahantu uri hari abantu benshi uruta bagusize kure cyane. Hari n'abo urusha ubwenge ariko bakurushije gukoresha igihe cyabo. Ese ubura iki ngo ukoreshe igihe cyawe nawe nk'uko bikwiye? Ese ushaka iki ngo wemere ko igihe cyatakaye nta muntu ukigarura? Ese wifuza iki ngo wibuke ko umuntu abaho rimwe gusa, adahabwa amahirwe ya kabiri? Ibuka, nyuma y'amasegonda 60 haba hashize umunota. Nyuma y'iminota 60 haba hashize isaha. Nyuma y'amasaha 28 haba hashize umunsi. Nyuma y'iminsi 7 haba hashize icyumweru. Ibyo urabizi, nta muntu wabihindura uretse Imana yonyine. Kano kanya, uyu munota, iyi saha tuvugana, nicyo gihe cyonyine ufiteho ubushobozi. Rekeraho kubaho ubuzima budafite intego, guhorana ikibazo cyo kutagira icyerekezo, kugendera mu kigare utazi aho kwerekeza. Ni ibitekerezo bingahe byagumye mu nyurabwenge yawe kubera kubura igihe cyo kujya hanze kwabyo? Ni amasaha angahe agupfira ubusa buri munsi? Ni ibintu bingahe wirirwamo bitagufitiye akamaro? Ni abantu bangahe se mugendana batakunganira nk'uko ubyifuza? Uzatsinda cyangwa utsindwe bitewe n'uko ukoresha igihe cyawe. Yifuza ko utazabyibagirwa. Ndabizi ko hari abavuga ngo ntarirarenga, ariko se dutegereze ko rijya kurenga kugira ngo tugire icyo dukora ku buzima bwacu? Urebye ubuzima bwawe kano kanya, uri gukora iki kigufitiye akamaro? Ese ibyo wirirwamo ubona bizakugeza ku buzima bwiza? Inshuti wazihindura, amafaranga wayongera, imyenda wahinduranya, ibikorwa wabyimura, ariko hari ikintu kimwe cyonyine utazigera uhindura, ugabanya, wimura cyangwa ugarura: igihe cyatambutse. Uwo mwuka mpumetse ntabwo nzigera nongera kuwuhumeka. Uburyo nabyutse ejo bitandukanye n'uko nabyutse uyu munsi cyangwa nzabyuka ejo. Ishimira umwimerere w'igihe urimo, kuko byashoboka ko ariyo nshuro ya nyuma yacyo mu maso yawe. Kano kanya nicyo gihe usigaranye. Nimba ufite gahunda yo kuzakora ikintu vuba aha,
nakugira inama yo kugikora nonaha kuko ntabwo uzi neza nimba vuba aha uzahageza. Nimba ufite umuntu ukunda bimubwira nonaha kuko ntuzabimubwira atagihari cyangwa utagifite ububasha. Nimba umuryango wawe ugukeneye jya kubasura kano kanya kuko ntabwo uzi neza icyo ejo hahatse. Igihe gihinduka mu buryo abantu batasobanura. Benshi bemeza ko gihinduka nko mu kanya nk'ako guhumbya. Umwana, umusore, inkumi, umugabo, umugore, abasaza ndetse n'abakecuru, buri muntu wese kuri iyi si yahawe igihe kingana n'icyundi buri munsi. Ayo ni amasaha 24. Koresha amasaha yawe y'uyu munsi uko wumva bikwiye kuko niho ubuzima bwawe bw'ejo buzavukira. Rubyiruko ndetse namwe babyeyi, byuka mu gitondo ufate ikaramu wandike indoto zawe z'umunsi. Sohoka ujye hariya hanze ukora uko ushoboye ku buryo urangiza umunsi wawe ufite ikintu kimwe cyangwa bibiri wagezeho. Yego ndabyemerera cyari muto, ariko ku rundi ruhande ushaje bishoboka kuba hari ibintu byinshi wagakwiye kuba waragezeho ku myaka yawe. Nyemerera ube impamvu y'ibyishimo by'ubuzima bwawe. Nkundira ube intandaro y'intsinzi y'urugendo rwawe. Nyumvira ube umurinzi w'ibikorwa ukora mu buryo bwawe. Ariko mbere ya byose ndakwinginze haguruka ube umuyobozi w'uburyo ukoresha amasaha 24 uhabwa buri munsi. Reka nsuze nkubwira ngo igihe ni nk'umugezi utemba. Ntabwo ushobora gufata amazi amwe inshuro ebyiri mu gihe uhagaze ahantu hamwe kuko amazi yatambutse ntabwo ashobora kongera guhita. Ariko ubaye umuhanga ushobora gukurikira wa mugezi nuko amazi atemba. Uko byagenda kose uzagera aho ubona aho ya mazi yerekezaga. Igihe ni gito, rekeraho kukica ubusa mu bikorwa bitagufitiye akamaro cyangwa guhora mu byiringiro by'ejo cyangwa ejo hazaza. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Ugira amahoro kandi uhorane imigisha.